Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni njye Mama Doreen, mumenyere ko tuganira ijambo ry'Imana kuri Maramaza Channel. Uyu munsi Imana yashyize ijambo ryayo ku mutima wanjye ngo nyibwirire abantu bose bari bushobore kwiyumva. Hari abantu Imana ifitanye urubanza nabo, Imana yambwiye ngo nimbabwire. Hari abantu bafitanye Imana n'urubanza, abantu yakuye mu ishyamba, Imana yabohereje mu ishyamba ari yiboherejeyo, ariko irongera ibagirira ubuntu ibakuramo, ariko ntibize ngo bahinduke. Imana ifitanye urubanza nabo rero, kuko icyo yari yakoze cyari ukugira ngo bakunde, bige, noneho bahinduke. Dusenga Imana. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye kuri Imana nziza, Imana y'urukundo. Uradukunda Mana, ntushaka ari numwe yarimbuka, gushaka twese tubone ubugingo. Ndakwinginze Mwami, nkuko unshoboje ngo nimbumbure umunwa wanjye mvuge, he kubanjye, ahubwo habe wowe. Mwuka we wera agendere buri wese ugiye kumva ubu butumwa bwiza, Mana amenye icyo umushakaho, kandi yumvire, twumvire ubushake bwawe. Urakoze Yesu, ko ari wowe udushoboza byose. Misenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo ribwira buri muntu uwo ari we wese ari bwiyumve. Imana ifitanye urubanza n'umuntu yajyanye mu ishyamba ikamukurayo, ariko akaba atarigeze ahinduka. Turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku mugabo witwa Nebukadinezari. Tuvuze gatoya kuri we, uyu Nebukadinezari yigeze gutera i Yerusalemu, ateye i Yerusalemu anyaga ibikoresho byari mu rusengero. Turabisoma mu Ngoma za kabiri ibice 36 ku murongo wa 7. Ku murongo wa 7 haratubwira ngo kandi Nebukadinezari ajyana ibintu byo mu nzu y'Uwiteka i Babuloni, abishyira mu rusengero rwe rw'i Babuloni. Uyu Nebukadinezari niwe n'ubundi dukomeza kuganiraho. Nebukadinezari yarakomeje aba umwami, arakomeye cyane, yari umwami ukomeye cyane. Turaza kubona ukuntu abayuda baje kugenda bakanyagwa, bariya ba Meshake na Saduraka na Abedenego babajyana i Babuloni. Hanyuma turabona ukuntu uyu Nebukadinezari yaje gukora igishushanyo ngo abantu bose bakiramye, ariko Saduraka na Meshake na Abedenego banga kukiramya. Banze kukiramya, baravuga ngo barabajugunya mu muriro, barabajugunya mu itanura ry'umuriro, kandi koko babajugunyemo, ariko babajugunyemo ntibagira icyo baba. Umwami aratangara cyane. Umwami yaratangaye cyane, aba bantu ni bantu ki bajugunywe mu muriro ariko ntibagira icyo baba. Arangije yarazi yuko ari Imana yabatabaye. Turabibona dusomye muri Daniel ibice 3 umurongo wa 28 haratwereka ukuntu uyu mwami Nebukadinezari ngo yaciye iteka, aravuga ati nta yindi Imana ibaho, ni Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Dusome ku murongo wa 28 w'ibice 3 byo mu gitabo cya Daniel. Bashyizeho titiri ivuga ngo umwami ahimbaza Imana y'aba Saduraka. Ku murongo wa 28 haravuga ngo Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami. No kuvuga bigurukije, baryitaje rwose, ntibarishyizeho, nta mwanya barihaye, ngo kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Amen. Abaye intwari ngo bahaza amagara yabo, kandi koko Saduraka na Meshake na Abedenego bajya kubajugunya mu muriro, ntabwo bari bazi ko bari bubeho, ariko bari baravuze ati Imana yacu yadukiza kandi itadukiza, ntabwo twasenga izo mana. Ku murongo wa 29 noneho ngo nicyo cyatumye nciteka. Uwo ni umwami Nebukadinezari, nicyo twagambiriye kuvuga kuri Nebukadinezari. Izi nkuru bane data murazizi, ariko Imana ishatse kongera kuzigarura mu matwi yacu kugira ngo twongere tuziyibutse, kugira ngo twongere turyumve. 28 yo mu gitabo cya Daniel ibice 3 haravuga ngo nicyo cyatumye nciteka, niko umwami ari mwavuga, ngo kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe
uzavuga nabi Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Urabona iri teka aciye ni iteka rikomeye cyane. Aravuze ati Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedenego niyo Mana yo gusengwa, niyo Mana yonyine, ati niyo Mana nyamana, ati ntibazayivuge nabi ku murongo. Ariko icyo natekerejeho ni iki ngiki, aravuze ngo Imana ya Shaduraka ntibazayivuge nabi, ni Imana y'ukuri, ni Imana nyamana. Ariko hari ikintu atakoze, ntabwo yigeze avuga ngo cya gishushanyo nawe yakoze nibakimenagure bagikureho, kuko abonye ko hariho Imana nyamana, abonye ko hariho Imana ikiza abantu, abonye ko hari Imana ifite ubushobozi n'ubutware. Ariko ntabwo avuze ati cya gishushanyo cyari cyatumye Shaduraka na Meshaki na Abedenego tubajugunya mu muriro, ni mu gitwike, ni mu gikureho, ni mu gisenye, si Imana, ntacyo kivuze. Ariko yavuze ngo Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedenego ni Imana, ntihazagira umuntu uyivuga nabi. Muri make yani nkaho yavuze ati aba bantu nimubareke basenga Imana yabo, mubaha amahoro, Imana yabo ntimuyivuge nabi, aba bantu nimubaha uburenganzira bwabo, basenga Imana yabo, ariko na cya gishushanyo nasenze namwe ni mu gisenge. Abashaka gusenga igishushanyo bagisenge, abashaka gusenga Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedenego nabo ni bayisenge. Niko bimeze, kandi n'uyu munsi niko bikimeze. Igishushanyo kirahari, ni Imana nyamana y'ukuri yaremye ijuru n'isi, Imana yacu, Imana twizera ifite ubugingo nayo irahari. Abashaka gukurikira Imana nyamana barayikurikira, bakayizera, bakayiramya. Abashaka kuramya igishushanyo nabo barahari, kandi nabo barakiramya. Uburenganzira Nebukadinezari yarabutanze, na n'uyu munsi turi muri byo niko bimeze. Umuntu akurikira Imana ashaka. Hari abahanuzi benshi b'ibinyoma, abashaka gukurikira abahanuzi b'ibinyoma barabahakurikira. Abahanuzi b'ukuri nabo barahari, abashaka kumva ibyo abahanuzi b'ukuri bavuze barabyumva. Abigisha bigisha ibinyoma, abigisha ibijyanye n'irari ry'abantu, abigisha ibipfuye bitajyanye n'ijambo ry'Imana, bigisha imyumvire yabo, bigisha ibitabo baba basomwe byanditswe n'abahanga, bigisha ibyo bishakiye, abo nabo barahari. Abantu barabakurikira. Abantu n'uburenganzira bw'umuntu. Abantu bakomeje gusenga ibigirwamana nubwo badashaka kubyemera, ariko abigirwamana barabisenga bibajwe, ibishushanyo bibajwe. Abantu barabyikubita imbere bakabisenga, ariko abantu bafite ukuntu babisobanura, ukuntu nyine ntibashaka kubita ibishushanyo. Ni ibishushanyo, niba ijambo ry'Imana ari kubwira ngo ntuzikubita imbere y'igishushanyo, ukaba wowe ukikubita imbere y'igishushanyo, uzarengerwa nande? Uzarengerwa nande kufitanya urubanza n'Imana? Aba bantu ntago bashaka guhinduka, ntago bashaka guhinduka. Babonye Imana ikora ibitangaza, bafite ubuhamya. Babaye nka Nebukadinezari yabonye Imana ikiza ba Meshaki na Shaduraka na Abedenego, arayibona ko ari Imana, ariko ntago yigeze avuga ati reka nikubita agashyi cya kigirwamana nari nkoze nkisenye. Ntago yigeze yikubita agashyi ati bya bintu nakuye mu nzu y'Imana reka yinambe nabisubizayo, reka da. Ariko abantu benshi bameze nka Nebukadinezari, abantu benshi babona ibitangaza by'Imana ariko ntibahinduke ngo bavuge batereka nanjye nkorera iyo Mana. Byarakomeje bene data. Imana yacu ko ari urukundo, yarakomeje ikurikirana na Nebukadinezari, iramukurikirana iravuga ati Nebukadinezari, ntabwo wigishijwe n'iki, nubwo uri kubivuga ku munwa, nubwo uri kuvuga ngo ndi Imana, ariko umutima wawe ntabwo ushaka guhinduka ngo nkorere. Hari ikindi nzakora kizatuma uhinduka. Haleluya. Uyu Nebukadinezari rero, Nebukadinezari yarakomeje arakomeza, atanze uburenganzira ba Shaduraka na Meshaki na Abedenego babareke basenga Imana yabo, na cya gishushanyo yabaje nacyo bagishaka kugisenga nabo bagisenge. Birakomeje, abaye aho ngaho, igihe kije kugera Nebukadinezari arangije umutima wishyize hejuru koko. Nebukadinezari akomeje kwibona, Nebukadinezari akomeje kumva ko akomeye, arahambaye, kandi yarahambaye koko, agize umutima wo kwishyira hejuru. Ariko igihe kiragera aza kurota inzozi. Aje kurota inzozi, nta washoboye kuzisobanura kereka Daniyeli, wari ufite ngo umwuka w'Imana itaba mu bambaye umubiri, umwuka w'Imana nzima. Daniyeli amusobanurira inzozi yarose. Ariko icyo nshatse kuvuga ni uko inzozi zaje gusohora hashize amezi 12. Daniyeli amaze kumusobanurira inzozi, byahise bimusohoraho. Dusomye n'ubundi muri Daniyeli ibice 4, duhereye ku murongo 25 niho tubona ukuntu inzozi zamusohoyeho. Hari ku murongo 25 ngo nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari hashize amezi 12. Umwami yari Babuloni
arambagira mu rugo ibwami. Aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Nebukadinezari ati ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye, nkubakishije amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Ku murongo 28 haravuga ngo umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho uzamenyera kwisumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu kandi ko ibwimikamo uwishaka. Murongo wa 30 rero, nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Byamusohoyeho uyu neko zariya yarakuze yarageze iriya ari umwami w'ikirangirire, ariko byamusohoyeho yaragiye ararisha nk'inyamaswa. Ariko igiteye ubwoba rero bantu b'Imana, agiteye ubwoba ariho Imana ishaka kukubwira cyane ngo hazirikane. Nibyo koko Nebukadinezari yagiye mu ishyamba ariko yaje kuzarivamo. Nibyo koko Imana, niyo mpamvu umutwe w'amagambo insanganyamatsiko aravuga ngo Imana ifitanye urubanza n'abantu yajyanye mu ishyamba ikabakuramo, ariko bakaba batarize, bakaba batarahindutse. Nebukadinezari nawe byamubayeho, aragenda ariko aragaruka. Natwe abana b'abantu ndabizi neza kuri bubyumve, wowe urimo ubyirwa, kubera ubwibone, kubera ibyaha byabaye byinshi mu mutima w'abantu. Hari abantu Imana yajyanye mu ishyamba, yagukuye mu buzima bwiza wari urimo, yakure ibiryo byiza waryaga, hari igihe utari ugishobora kubibona, uburiri bwawe bwiza waryamagaho, hari igihe utari ugishobora kuburyamaho, imyenda wakuranwagamo hari igihe bitashoboraga kwikuranwaho. Ubwibone, kwigenda wibona wikoza hirya no hino, hari igihe bitashobokaga, ukipfundapfunda mu kantu kangana urwara kugira ngo hatagira n'ukubona. Ibyo byigeze kutubaho, ndibwira ko nawe ubizi neza ko byigeze kukubaho. Iryo ni ryo shyamba Imana yakoherejemo. Imana idufashe cyane. Hari igihe cyageze ukirirwa udakarabye, ukongera ukirirwa udakarabye, ukaryama udakarabye. Byatubayeho. Ku murongo wa 31 rero w'ibi bice bya 4 bya Daniyeli, n'ubundi niho tugikomeje gusoma. Ku murongo wa 31 haravuga ngo hanyuma y'iyo minsi ngewe Nebukadinezari nubura amaso yanjye mu ijuru. Nebukadinezari yubuye amaso mu ijuru ngo ngarura kenge, mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubahihoraho iteka ryose, nuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira. Amenya ko ubwami bwihoraho ari bwo bwami butazashira, ngo kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi, ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo. Nawe arabibonye ko abantu ni nk'ubusa imbere y'Imana. Ukora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza iti urakora iki. Urabona ibintu byiza Nebukadinezari avuze. Urabona aya magambo akomeye cyane Nebukadinezari avuze nk'umwami. Amenye ko ingoma, yewe amenya ko Imana ni Imana, ikora icyo ishaka, ntawe wibaza ngo ukora ibiki. Imana ni Imana, ayihaye icyubahiro, arayitatse, ayishyize hejuru. Ku murongo wa 33 icyo gihe amaze rero kumenya ko hariho Imana, amaze kumenya ko Imana ari ikuraho ubutwari gashyiraho ubundi. Ku 33 ngo icyo gihe nsubizwa mu ubwenge. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni urukundo, Imana yacu ni nziza. Niyo wajya kurukagera hehe birashoboka ko Imana yakongera kugushyira mu ubwenge. Nebukadinezari nawe Imana ngo amushubije mu ubwenge. Ku murongo wa 33 ngo icyo gihe nsubizwa mu ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, arongera aba mwiza, ngo bituma ubwami bwanjye bugira icyubahiro.
ngo maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. Haleluya, Imana ishimwe. Nebukadinezari yarongeye asubizwa ku bwami, yongerwa n'icyubahiro ndetse cyinshi, arongera arahembuka, arongera arakaraba aracya, arongera arya neza, arongera yambara neza nk'umwami, arongera nyina b'umwami, arongera aratona, arongera ugerekeho n'ibindi, arongera. Noneho wivuge wowe, urongera uvuye mu ishyamba, urongeye uriye neza, urongeye wambaye neza, urongeza icyubahiro, urongeye uramenyekanye, urongeye ubaye umuntu, urongeye wishyirireho ibyawe nanjye nashyiraho ibyanjye. Urongeye ndetse birengeje ibya mbere, kuko Nebukadinezari yavuze ngo ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. Usomye muri Daniyeli ibice 4 ku murongo wa 33 ni umurongo muremure, uwusome wose, ariko hajya kurangiza uwo murongo haravuga ngo mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. Yagize icyubahiro kirengeje icyo yarafite mbere. Nawe rero ushobora kuba waragize ubutunzi burengeje n'ubwo ugeze gutunga utarajya mu ishyamba. Birashoboka ko wagize icyubahiro kandi mbere utarajya mu ishyamba nta n'icyubahiro wari ufite. Imyenda wambara ubu ngubu ntabwo ari wahoze wambara mbere. Ibyo urya ushobora kuba utari warigeze unabirya mbere utarajya mu ishyamba, ariko Imana igukuriye mu ishyamba yaguhaye icyubahiro kirengeje n'icyo wari ufite mbere. Nanjye niko nakivuga, nawe nzi ko hari uwo twakivuga kimwe twahuza amateka. Ariko none Imana ifitanye ikibazo gikomeye cyane. Imana ifitanye urubanza n'abantu yakuye mu ishyamba ariko bakaba batarihannye, barihannye ku rurimi gusa. Uyu mwami Nebukadinezari yamenye ko hariho Imana rwose, wumva ko anihannye mu mutima rwose, ntabwo wari uzi yuko azakomeza kuba Nebukadinezari nk'uwa mbere. Ariko ntiyahindutse ngo ave mu ishyamba agende ka gatima atigeze agira ko gusubiza ibintu yanyaze i Yerusalemu, mu rusengero rw'Imana i Yerusalemu, akazane noneho akagira bisubizemo. Ntabwo yahindutse ngo agende avuga ati noneho nemeye gusenga Imana yonyine, ibigirwamana bivaneho bimenagura, ati bya bigirwamana nari nakoze nibikurweho muri iki gihugu cyanjye, tujye dusenga Imana ya Daniyeli, tujye dusenga Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedenego, tujye dusenga Imana ivanye mu ishyamba, tujye dusenga Imana ingaruriye ubwenge. Ntabwo ibyo yigeze abikora. Yarakomeje aba Nebukadinezari, ntiyahindutse ngo ahindure imigendere ye, areke ibigirwamana. Ahari wenda ubwibone yaraburetse simbizi, ariko nta kintu kigaragara. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo tuzamira ku mbuto zabo. Umuntu wihannye by'ukuri ntidushobora kumumenya. Umuntu wihannye aryarya abeshya Imana nawe ubwo aba yibeshya ntidushobora kumumenya, ariko imbuto z'abantu nizo zituma tumenya tuti uyu muntu yarihannye by'ukuri koko, uyu muntu ni umukristo, uyu muntu arajya mu ijuru. Ntabwo mu mutima w'umuntu dushobora kuhareba, ariko dushobora kureba imbuto z'umuntu. Nebukadinezari nta mbuto zigaragaza ko yamenye ko hariho Imana yigeze agira. Bene data bakundwa b'umusaraba wa Yesu Kristo, bantu b'Imana bashaka ijuru, ni iki gituma tudashobora guhinduka ngo duhinduke? Hinduka mu mutima wawe, mpinduke mu mutima wawe, duhinduke. Imbuto zacu nizo zizagaragaza ko twahindutse. Ibigirwamana ubireke nk'uko twabivuze. Ureke gusenga ibigirwamana, ureke ubwibone, inzika uzivemo, ureke inzika, ureke ishyari, ibyibano bisubize, ibisahurano bisubize. Ni ikintu gikomeye gusubiza ibintu wari utunze igihe kirekire. Abantu babitunze igihe kirekire ku buryo kubisubiza bumva batabishobora, byahindutse nk'aho ari ibyabo, babiraga n'abana babo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu Nebukadinezari ntabwo tubivugaho uyu munsi, ariko Nebukadinezari ikintu yakoze gikomeye cyaje kujya no ku mwana we Berushazari. Biriya bintu yanyaze mu nzu y'Imana i Yerusalemu atashubije, byakoze no ku mwana we Berushazari. Nyabuneka mwihane, mukizwe, muhindukire, muze dukizwe, tumaramarize kujya mu ijuru. Dusenge. Mana yacu ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo, izina twahawe gukirizwamo. Ndakwinginze Mana kugira ngo buri wese wumvise buno butumwa, buri wese wumvise no jambo, umugenderere yihana kizwe, ahinduke Mana, umuhe guhinduka, uduhe guhinduka mu mitima yacu, twanga ibyo wanga, udukunda ibyo ukunda Mwami. Mwuka wera adushoboze, atubashishe. Urakoze Yesu. Nubwo twatumazemwo ibihe birebire, nubwo twatumaze igihe kirekire mu byaha, ariko birashoboka
birashoboka ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku urabyeza bise n'ubwa bw'intama. Urakoze Yesu, ishimwe ni ryawe, icyubahiro ni icyawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen.